nta imvura iragwa akubwo ntangiye kugera ku muhanda w'umukara ubanza mageze kabisa nahangaha kabisa ako se ko bambwiye ko kaburimbi ry'inkweto imyaka maze nzibitse arizo kurimbana gusa ngo nzazijyane mu mujyi oya reka nzikuremo rwose Bagaze ubangubwire gato ihangane menya ngiye kubona akazi to iminsi nari maze ndi ku bushomeri se uri kumiki oya ndi kugusuhuza ugize ngo ese uri kunsuhuza cyangwa ugiye kunkandagira ashobore kuba ari ko mu mujyi basuhuza umeze ngende muvugisha asuburi muri amiki ibi ni ibihumbi 5 uri muri ama hano ubundi nabirenze ni 5 uvuga ibyo uvuga vuba nigendere ugize ngo mwanyeretse inzira ijya mu kingiki kirimo kirandangisha ndi campus cyangwa ikarita y'umujyi kanze nkiyobye mu mujyi ni hari iki kijama bigombe kuba ari ikinyacyaro ugize ngo urabona kuntu gipfurika fone nk'igitare bito kiriya kijama muri amizigo ngomba kuyigikura ariko ya mizigo ntago nayigikuraho ndi njyenyine reka mpamagare Makasi ko se Makasi ntari buza n'ibintu by'uburyarya bwinshi dore ko ariwe wananyinjije mu kazi ariko reka muhamagare ntari byo Allo Yesu Makasi we mbonye imari ndeko bite kumamagara nk'utabaza ugize ngo Allo njije kitavugara imari ahora bizi ko ibintu by'imari byumva vuba nako kanya ahubwo mbwira iyo mari imeze ite haryo urimo kuyumva aho wabereye wigeze ubona aho phone bayitara nk'imineke gira vuba susobanura izo mari zawe cyangwa ubyihorere nsanga muri ka gahanda handi muri kwe niho ngeze gako gahanda ako gahanda niho nshaka dore yanaguyemo ni nabwo tumufatisha ataranakavamo okay sawa none nta n'ikindi kintu nkuramo ndaje none siyo dagiri he urifite ahandi hantu nshaka kwikubitira umuti nigendere vuba nanjye mba nkugezeho mbangutse ariko nawe ntukambere injiji ubu nta gishanga uri kumva kiri kunuka hano kije vuba dore nk'ikiri namenye utangiye kumbera idage buri radage mbona ko ari inyacyaro mani buri ifite iki kari agakapu hari n'uduhumbi tungahe turimo none si ubwo ya phone nakubwita ze n'iki ahubwo wowe nizere ko ka kaboro dukoresha utakibagiwe umva nawe ra urumva imyaka maze muri uyu mujyi urumva nagotwa reka tugende
wafunze urwo ruyozo rwawe tukumvikana ukuntu amafaranga tugiye kuyagabana. ntabwo nongera kuvuga. Manu urabona ko aya mafaranga ari menshi, nizere ko utari bumbere ikijibwe. ugize ngo Ni menshi Imana iraduhana ariko Yesu avese koko ndebe uri kuyakanda nk'ugiye kuyaca. Wahe ibyo byarajya. wahise tukayamusubiza koko. ugize ngo Imana irayaduhanira. Ni menshi ndabyemera ariko Imana iraduhana. Umva nawe ra. Ariko ubundi uri icyaheye. Izi ni Imana ibitwihereye none ubuzana ubujije. Gahunda nayo naramukanye. Ntari rwose. Ariko iyo gahunda nayo nigeze ndamukana. Tugende tuyagabane. Amafaranga ni menshi. Mumbabarire dore nayo mafaranga kandi ni menshi isaha yanjye. Mumbabarire ni amafaranga menshi ntabwo yari ayanjye n'aya koperative ndabingize kandi mwe mwari muri uyu muhanda mwene. Reka wowe wibeshye simbonye uturuka ruguru uza wirukanka wasanga wataye iyo ruguru iyo ngiyo. Nimwe nyuzeho ntabandi mwambabariye mukayama ntago yataye. akundi nubwo muyanyimye ariko ntabandi twati kumwe muri uyu muhanda ntari sawa. Umva man, urabona ko uriya mujama yatangiye kunkeka. Ugize ngo wafataye amafaranga urabona ko ari menshi, noneho ugende wirwaze. Ariko zikari ibyo. Abajama mu muryo ko barya batavunitse. No kongera gukukira zangurube kuzahirira no kutusha. Yewe, kandi nanjye niyamamari. Ase ko mbona wasamari muri uyu mujyi byagenze bi. Ntabuzwa n'iki? Ahubwo se rya deni ryawe nkurimo ndi kwishyira mu kubire kabiri. ugize ngo Si wumva se ngaho se gira vuba ahubwo wabumbyaye dore n'ubukene bwari bumereye nabi. Kirakuramo ayawe usubiza asigaye. Usanga harimo amafaranga. Nereza hano nyakwihera. Turabona yari amafaranga. Urabona atari ipapuro Ntabwo yari arimo ahangaha se. Aya turabona ibisi ipapuro ubwo wasanga za rutibunzi zarwe zisaye imisaya myiza wayigurishije. Nundi reka bayatware nundi yaraye imisaya myiza. None se agakapu kanjye. Ufite n'agakapu se?